Haleluya, haleluya, muraho ndakomeje. Reka nsome Matayo igice cya 5 kuva ku murongo waho wa mbere kugeza kuri 16. Yesu yerekana abahiriwe abahiriwe. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati: hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaza So wo mu ijuru. Amen. Umucyo wacu, umucyo ni imirimo myiza. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi n'ugwa neza. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Mbese wowe ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, cyangwa isi irakuryoheye? Nibyo nibaza, nibyo ndimo kwibaza bene data. Murambwira namwe ngo abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Byaba bibabaje uri pasiteri utari umucyo. Byaba bibabaje hari abantu benshi runaka uyoboye kandi utari umucyo. Byaba bibabaje hari urusengero runaka ruri ahantu mu mudugudu kandi atari umucyo. Byaba bibabaje witwa umukozi w'Imana kandi utari umucyo. Uwiteka dushoboze atugire umucyo mu mico no mu myifatire no mu mivugire no mu migendere. Mbese Uwiteka atugirire neza. Yesu abane namwe kandi abahe umugisha. Ibi natwe turabimusabye. Turifuza kuba umucyo. Turifuza kwatsa itara rikamurika hose
ntabwo dushaka kuritwikira. Yesu bane natwe tugirire neza, byose ni mu izina ryawe urakoze, amen.